Niba koko icyari amanywa gishobora guhinduka ijoro, umucyo ukagenda twese tukisanga mu mwijima, ni nako muri ubu buzima abo twita inshuti zacu igihe kirekire tukakimara tubizeye, ari nako bashobora guhinduka abanzi bacu, tukabaho nabo dushwana, duhangana, ndetse isano twari dufitanye mbere ikimuka. Ibi ni ibisanzwe ntabwo ari bishya. Reba kuri iyi videwo ya mbere, abantu barakina bameze neza bararyohewe cyane, ariko kuri iyi videwo ya kabiri nk'uko ubibona abantu barimo barashyamirana, bararwana, barakomeretsanya, umubano wagiye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi uwo wita inshuti yawe musangira byose, mwishimana mukababarana, ejo ashobora kuba ari umwe ukwangisha abandi, ukugabaho ibitero utifuza ineza kuri wowe. Rero muri ubu buzima icyo usabwa ni iki? Uwo ufite uyu munsi nk'inshuti yawe, mukorere byose, umuhe byose, umufate neza, kuko ntawamenya icy'ejo hazaza hazazana. Nk'uko umunyarwanda yavuze ngo mucyana ayandi. Kora subscribe kuri Hora TV4 ubundi ukomeze uryoherwe n'utuntu twiza tw'ubwenge nk'utu hamwe na Rwisibure Present. Ndabakunda cyane.